Al Jazeera ni televiziyo niba nibeshye muri Qatar. Kandi Qatar nayo iri mu bantu barebereye. No kuvuga ngo niba uriya mwami uko bigaragara niba afitanye umubano wihariye yenda na Qatar. Ntabwo Al Jazeera izajya kugira kuko nabo mu bikorwa nabo bafitemo uruhare. Ntabwo rero izajya kwivamo. Mu buryo mbibonamo ikintu gituma niryo tangazamakuru n'abashoboraga kuvuga batavuga. Hari icyo nakwita nka sfere ibintu biba bikorerwamo. Ku buryo usanga hari abantu bafite power bari super power ahantu hose. Bafite uburyo bahadomina hose. Bagasanga nibajya gufata icyemezo runaka hamwe barasanga bivuguruje. Nazanyungu ndagaruka kuri zanyungu ziri politike rimwe na rimwe ahandi ziri economique. Ugasanga hamwe barintervena vuba bagafata icyemezo cya vuba cyihuse kugira ngo batabare abaturage be gupfa. Ariko nanone ugasanga mu by'ukuri si n'inyungu z'abaturage baharanira cyangwa se bamwe bari kugirirwa nabi. Ahubwo barashaka gushyiraho na bwa butegetsi bujyana n'inyungu zabo. Nta kintu cyakozwe aho bakoze bose bari muri Loni batabanje kujya inama hagati y'aba bandi yavugaga bibihangaje bakabanza bakajya inama tujye kuvuga ibingibi ariko tugira dutya ariko kuko tugomba kuruma tugahuha tuze kurekura kangaka. Hari abantu bemeza ko Mitterrand ajya gukora ishyano mu Rwanda biravuga ati hari umuntu abandi bari bakeneye Haiti kandi nawe ayikeneye akavuga ati nimundekere u Rwanda ndabaha Haiti ndeke kujyayo abo ni bandi bari bakeneye Haiti ekada ntungira bavuga nzabavumba ariko ibyo rero byose ni ibihangaje bakeneye ko Bertrand Aristide agaruka akaba umutware wa hariya bati nuturekira ibyacu niko rero tumeze twebwe turi nkuko urabona tuturaho uko tumeze imbere yacu niko ibihanganje bikaba byicaye ahangaha bagira baricyo bati duhinduranye mpibingibi nanjye ndaguhibe. Ikintu cya mbere gishobora kuvanaho kurebera harimo mbere na mbere no kubanza kumva ko impinduka ari ngombwa. Yego. Kuko twumvise ko impinduka ari ngombwa biragabanya na bwa bugizi bwa nabi. Harazaho bya bindi byo kuganira. Niba ari abashite buri wese ntiyihagarareho hakumvikana ko impinduka ari ngombwa. Ubwo ndavuga imbere mu gihugu. Noneho tugiye hanze. Hari icyo twakomeje kuvuga cya communauté internationale ngira ngo hari n'igihe yahereye nayo irashaje n'ibihugu biyigize nabyo ngira ngo birarambiwe birananiwe guhora uvuga conflit ya Afrika uvuga conflit ya East Africa ku kijyanye no kurebera ntekereza ko tutakwiye kureba baba bagizemo uruhare kubera za nyungu twavuze. Yaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe abantu batemera nk'amaraporo yakozwe ku gihugu. Nabyo birimo ashobora kuba n'impungenge z'uko umuntu avuga ati bariya barandebye mfa ibyo bazavuga byose sinzabyemera igashobora kuba cyaba n'urwitwazo abanyarwanda barabirenze ikinabyerekana turi muri izo nzego zose z'amahanga kandi tugakorana nabo ni ukuvuga ko twikandagiye tukagira ibyo turenga kuko tugomba kubana n'abantu niko bimeze. Abo bantu bitwa ko bagomba kuturebera unavuga bashobora kumenya ibyacu kuturusha niba abanyabwenge bigize bamenya wumva ko ngo ni specialist wa Grand Lac ni specialist w'iki ngiki abo bamamenya rero abo bamamenya ntabwo ashobora kumenya atarigeze agira ubwoba mu mara abone bamufatiyeho umupanga bagiye kumwica azamenya ate kurusha wa wundi bafatiyeho umupanga. Murahakanye ko rimwe na rimwe iyo umuntu areba ibintu ari hanze ashobora kubibona neza kurusha uko wowe ubirimo waba ubireba. Aho ntabwo mwamenya ko ibyo uvuze ari byo Emmanuel. Buriya bari abarabu bicaye ikibazo bakakigira icyabo nk'abarabu igisubizo cyaboneka. Iyo uriho urakina nk'umupira uri mu kibuga ntabwo ubona amakosa yose wakoze n'ukuntu mwari guhanahana ngo umutsinde igitego. Uri muri stade hariya muri tribune aba bareba mwese ntabwo mwakwemera se icyo babwiye ngo muzagorore abareba nk'utabusya aho ngaho nitujya kureba umuntu urebera hanze turabanza turebe iyo umuntu uri murareba nubwo urwo rugero utanze rw'umupira uyu ureba umupira ukibona amakipe mu kibuga uhita ukunda iyo uri bufane byanze bikunze uhita uyibonamo aho ngaho nujya kujija uzabogama ugendere ku iyo uri murareba ariko abambere bamenye ibibazo biri kuba nabari muri icyo kuko ntabwo uzabona ko ikibuga kirimo kiranyerera uri murakireba hanze nta bantu bashobora kumva ibintu habene byo
yabivuze atakimwana kazi imvura ariko yise twanabonye Manuel abo bantu barebera hanze nubwo twakwemera hari aho ngugarukiye nubwo twakwemera ko babona amakosa neza n'utuntu twose kuruta uko birimo kuko birimo burya narebesha amaso yuko abibona nuko ashaka ko biba hari igihe rero yabibona nabi ibyo nibyo ariko noneho abo bantu babireba twabonye imungu iba munga ni inyungu bazabireba babona utuntu twose iyo bagiye kuduha raporo iyo bagiye gusohora amakuru hari ibyo babika hari ibyo badashyira ahagaragara cyane kubera iki kubera inyungu bya bintu byo kurebera nahoze ntekereza umugabo witwa Martin Luther King wo muri Amerika uzi nuze speech yavuze yitwa I have a dream mfite inzozi we yaravuze ati twebwe ikibazo kiri muri system ikibazo ntabwo kiri ku bantu b'uruhu rwera ikibazo kiri muri system n'imitekerereze abantu nabo tugomba kubabohora noneho akurikirwa n'abantu birabura n'abera bose ikibazo rero twagize tugira muri Afurika na bahene gihari bamwe bikubira hamwe abandi bakikubira ahandi uvuga ngo bariye abandi bati bariye ntihabamo umuntu ukunda igihugu uvuga ati nyamuneka iki gihugu ni icyacu kandi uriya muntu ni umuntu ugomba kubaha muzima muzabana igihe cyose tugomba rero hagomba icyo gihe nicyo gishaka ya ntwari ireba intwari n'ubundi ntabwo ari kurwana ku rugamba intwari ni ikunda igihugu nitekerereza igihugu rero ni ugukunda abantu ugakunda ibintu ugakunda byose ukitanga kugira ngo icyo gihugu kigire ubuzima uti ndanze kurebera ibi ngibi abari inyuma yanjye urebera ni nabizira mbizire ariko sindebera ubumuntu mu bantu bwarashize aho usanga umuntu adabasha kwibaza ati se uriya uri gupfa ni umuntu nkanjye kuko akenshi na kenshi umuntu yicaye agatekereza akareba nk'umumama ubyara akareba ese yabanje kwigishwa uko bonsa ni ukuvuga ngo iyo ari konsa yonsa umwana ntawe wabanje kubimushyiramo ntawe ubimutoza ni ukuvuga ko rero n'abariya barebera ni uko ubumuntu bwashize ariko bugarutse nibura bakumva ko umuntu afite ubuzima nk'ubwundi aho ngaho ikibazo cyakemuka mperaho agize ati ukamugaruramo ubumuntu kugira ngo ntazongere kurebera byakorwa bite mu gihugu kugira ngo abantu ntibazongere kurebera nivo yo kurwanya kurebera izamuka ikintu cya mbere gikenewe ni ukuganira ni ibiganiro ariko bya biganiro bituma abantu batinyuka hari ibiganiro biri uburyo bwinshi ibiganiro bituma abantu batinyuka bakagira critical thinking gutekereza mu buryo buri critique ari ikintu navuzeho cyo kumva ubuyobozi tukabutinya ntitube twashobora no kureba ibikorwa tukumva buri hari ari ibigomba kubaho ariko ibintu byose kubigirira uko gutekereza gukora isesengura Eminante nigeze kubona wumvise umwe mu basobanuye icyo ari cyo kurebera agira ati gihe ntabwo nkunda kwisuka mu bintu bitandeba nabonye usa naho ubyemera ntabwo nabyemeye kubyemera ahubwo numiwe ushobora gutekereza kutagenda ngo mu kigare bikarangira nawe kiguhitanye umumama wajemo nyuma we yavuze ati iyo wegereye aho ikintu cyabereye ntuhinduke indorerezi gusa ahubwo hari igihe ureba bikarangira utanze n'igisubizo njye nahunganisha ariko hari akantu mediatrice avuze gakomeye cyane buriya njye nakongeraho ko mu biganiro hagomba kubaho n'ubutabera abantu barajya hariya bagahana umuganga wavuye inkomere bagomba gusubira inyuma n'uwamuhannye agahana ikintu cyitwa ubutabera kuko isi itari mu butabera nta n'ubutabera yakora nta n'ubwo yatanga ese kwigisha abantu kutarebera kubatoza kutarebera byakorerwa he mu ishuri mu muryango cya kintu kigomba kwigishwa cy'uburere mboneragihugu abantu bakabwigishwa hose guhera mu miryango hasi mu mashuri ndetse bigafata n'umwanya munini izi ngero nk'izi zikajya zigumya zitangwa
ahantu hagiye haba feria hatandukanye abantu bakagira niba ari ukuntu nabivuga mu kinyarwanda bikirwa tugafata isomo tukavuga tuti ibi niba byarabaye reka tujye tubyiga mu masengero uribaza hose. se ko bariya babikoze ibyo muri 1994 nta masomo mboneragihugu bari barabonye aganisha aho ngaho barayabonye aganishaga bayashyira no mu bikorwa ndetse naho yaganishaga naho yaganishaga iyo murebye ubu noneho mari ndagira ngo abyumve nawe kuko murebe urubyiruko n'abandi b'urubyiruko bara nanjye biriya byose nawe karese ibyabaye byose habayemo urubyiruko rwinshi muri biriya bihugu bo baritanga kuko urubyiruko rwo ubuzima bwe abareba nta kibazo iyo mwimye uburenganzira bwe aragenda ariko ni rubyiruko ki barutoje iki iyo urebye hose ejo bundi habaye n'ibibazo Londres hariho imiryango abana babo bagiye bariba baratwika abandi ntabwo batwitse bavuze ko abayisilamu cyane abana b'abayisilamu batigeze bajya kuko hari ngira ngo hari iminsi yawe yo gusiba wenda wavuga ko uwo muco wabafashije kutiba ni umuco uba waratojwe ukurimo ukavuga ngo buriya muntu aryamye hariya nyamuneka nimuzanira amazi ugafata amafaranga yawe ukaba wamusaba hashize imyaka 50 urabyumva abantu baragiye muco rero babivana mu tugaruke ku umuco ntawo ahubwo ikibazo rero aho tugomba gushakira igisubizo umuco w'abari abantu bavuga ko ari n'abashitse cyangwa abasundi bafite muco ki u Rwanda rwari rufite muco ki nko mu Rwanda barakubwiraga bati wa mubyeyi we ko wabyaye ugaheka warambitse umweko wawe mu irembo hanyuma ukabuza abana bawe kujya gutema abandi ukababwira ngo nurenga uyu mweko uraba umbereye umugabo ko ari umuvumo ukomeye cyane ni bande babikoze ubwo se abo bantu ntabwo boheje abana iyo atakumviye akarenga uwo mweko akagenda uramureka akagenda koko oya urahebeba ngo unanirwa guhamagara ihene ikiri hafi yarenga imisozi ugahebeba nawe ariko rero iba agaruye umuhora akawugukubita n'ijambo ry'Imana ntabwo ryemera ko umuvumo w'umubyeyi wafata umuntu umwana cyangwa undi muntu atakoze nabi awurenza ajya gukora ikintu kizima awurenza ajya gukiza amagara ntabwo cyaba ikibazo kandi ikibazo cyo kurwanya kurebera ni ikibazo cyo guhitamo nk'ishyanga Bahrain kuko niyo turi kuganira niyo yakabaye yicara abaturage bakareba ese twebwe ubwacu ntago muri twe harimo kurebera hari umuntu wavuze ngo twese turarebera mu gihe runaka cy'ubuzima tubyanze cyangwa tubikunze hari aho turebera ariko tubiraza muri bya bice bibiri aho urebera ugashaka kugira icyo ukora ukabura ubushobozi naho urebera ukanga kugira icyo ukora kandi ubushobozi buhari rero nsoza akantu gato cyane ni ikibazo cyo guhitamo. Uyu ni wa mwanya wo kwanzura tukanzura tunasubiza cya kibazo kigira kiti ese hakorwa iki ngo uruhare rw'amahanga mu kwamagana ubugizi bwa nabi muri Bahrain rurusheho kugaragara. Tumaze gusesengura amakimbirane yo muri Bahrain turasanga hari ibintu bine bigomba gukorwa mu rwego rwo kurwanya umuco wo kurebera. Icyambere kwamagana byimazeyo amahanga mu gihe cyose ntacyo akora kugira ngo ubugizi bwa nabi buhagarare. Icya kabiri, societe civile igomba kumenyesha itangazamakuru uko ibintu byifashe, ikifashisha n'imiryango irengera ikiremwa muntu kugira ngo itangazamakuru mpuzamahanga rigenere umwanya uhagije ibirimo kuba. Icya gatatu, itangazamakuru rigomba kutabogama no gushishikariza ababishoboye koherereza ibitangazamakuru ubuhamya hakoreshejwe amashusho ya video afatwa kuri telefone mobile. Icya kane, kubaka umuco wo kutarebera no kwamagana akarengana kariko kose uko kangana kose uwo kagiriwe wese byaba ubugizi bwa nabi, ruswa cyangwa se ivangura. Nagira ngo nshimire abatumire b'Ingirikwiye ya none ku bitekerezo batanze, ndabashimira kuba mwiyemeje kutarebera, nkaba nizeye ko muzaba muri kumwe natwe mu Ngirikwiye y'ubutaha. Murakoze. Mu Ngirikwiye y'ubutaha
Assumpta Mugiraneza, Eminante Mugabo Shaka, Dr Sheikh Omar Alfan Bizou, Jean Paul Samputu, Alphonse Bakusi na Gloriosa Bazigaga bazaganira kubera muri Israel muri iki gihe. Israel kubera guhora itewe ubwoba n'ibindi bihugu biyegereye kimwe no gutinya ko yakongera kugwirwa n'indi jenoside, irakora ibishoboka byose ngo yirengere. Nyamara politike yayo yo guhangana n'abanyepalestina uko ibihe bihita iragenda inengwa n'inshuti zayo magara nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese abantu bakora iki ngo ibikomere by'amateka bitakize bitabangamira gusesengura amakimbirane ariho ku buryo bwubaka? Naho ubutaha mungiri kwiga.